Hello friends, murabona kuri no application, murabona amadolari ariho, murabona hariho amadolari 10 arenga. Iyi niyo deal irya rero mbazaniye deal irya cyane ku buryo uri burangize kureba ino video ufite ubushobozi bwo gukora amafaranga 500 mu masaha ari bukurikireho. Icyo usabwa rero ni ugukurikira video ingingo ku ngingo, ibyo ndibuze kukubwira neza nubikurikiza ayo mafaranga uraza kuyabona, uraza kuba ufite ubushobozi bwo kuyabona kuri mobile money yawe nyuma y'amasaha ari bukurikireho. Nyuma icyo usabwa ni ugukurikira video. Ikindi nshaka kumenya ni uko nakoze TikTok account izajya isobanura uburyo amatask akorwa runaka muri website runaka. Murabona njya mbereka website zigiye zitandukanye, ariko hari abantu benshi bagenda banyandikira bati gukora task byatunaniye, cyangwa se turi gukora task amafaranga yacu ntaze kuri balance. Murabona nk'iya naberetse ubushize yitwa jump task, irakora neza cyane, ariko hari abagiye bambwira yuko bari gukora task bikabananira, cyangwa se task balance we ntihazeho amafaranga. Nujya kuri iyo TikTok account rero nayishyize muri description, uzajya ubasha gukurikirana uburyo task zikorwa muri application runaka, muri application zigiye zitandukanye ngenda mbereka umunsi ku munsi hano kuri YouTube. Referral link uri buze gukoresha yino application ngiye kubereka irapininze muri comment, ubwo niyo urakoresha winjira kuri ino application. Ubwo uraza gukurikiza ibindi biri muri video kugira ngo uze kuba ufite ubwo bushobozi bwo kubona ayo mafaranga. Ikindi dufite WhatsApp group ndetse na nimero zanjye za WhatsApp, byose urabisanga muri description ya video. Ukande kuri description uraza kubisangamo byose nabishyizemo. Ubwo nurangiza ikibazo uraza kumbaza nyuma yuko urebye ino video, iraza kugufasha gukorera ayo mafaranga. Ndaza kubabwira neza muri video uburyo butaziguye turi buze kuyabonamo. Dore link rero ni nk'iyi ngiyi, urayisanga muri comment irapininze. Uraza uyikandeho, nukimara kuyikandaho irahita ikujyana nyine kuri Google. Dore ngiyi na application yitwa FMC Pay. Si ubwa mbere nyivuzeho, niyo ngira ngo n'abantu bayinjiyemo ariko ntibakore verification, ID verification bayikore, ubundi banyandikire kuri WhatsApp bame screenshot yuko bakoze babaye verified, ubundi bahereze amafaranga mbereke uburyo bari buyabone. Ngo ikintu nakora rero, uraza ukande hano hasi kuri register nk'umuntu mushyashya nyine, bahita ukora nyine register nk'umuntu mushyashya. Uraza hano wuzuzemo amazina yawe, murabona ngiye nsanzwe mfitemo account. Uraza ukande hano ushyiremo amazina yawe, username uzajya ukoresha, ushyiremo email yawe, ushyiremo password, ushyiremo na password confirm, nyine wongere ushyiremo password nanone. Ibyo ni ibisanzwe. Ubundi uhita uza hano hasi ukande register. Ubwo nukanda register bahita bakudirectinga kuri Play Store, ujye kudownloadinga iri application. Dore ni iyi ngiyi yitwa FMC Pay. Bisubiremo, yitwa FMC Pay. Reka njye no muri Play Store bibereke, yitwa FMC Pay. Wowe nturi bwirirwe uza hano muri Play Store, ariko ngenda jya nyibereke nyine ukisa, kuko nucarira kuri website barahita bayigushyiraho, bahita bayikudirectingaho nyine ujye kuyidownloadinga. Dore ni iyi ngiyi yo hasi yitwa FMC Pay. None uragenda winjizemo bya bindi wawe washyize kuri website nyine, urawakoreye password kuri website, ubundi uhite uyinjiramo. Ukiyinjiramo marakubwira gukora ID verification. ID verification ukimara kuyikora bahita baguhereza idolari rimwe n'ibice bitandatu. Iryo ni idolari rya welcome bonus. Ubwo ndaba nkurifarinze nyine. None wowe urakora ID verification, urakanda handitse ID nyine. Utarakora ID verification nta mafaranga bari buguye. Icyo usabwa rero urakora ID verification, verifying n'isura yawe. Abantu mwakoresheje OKX murabizi uko bikora rwose. Urakora ID verification, verifying n'isura yawe. Numara ku verification yayo cyakoza yo iratinda, ntago ari nk'iya OKX, imara byibuza nk'umunsi umwe. Urategeza mu gihe cy'umunsi umwe, numara kuba verified amafaranga yabaye agushyiriyeho, unyandikire kuri WhatsApp nkwereke uko nyaguha. Uranyereka screenshot yawe yuko wabaye verified. Nkuko ngiye mubibona rero, murabona mfitemo amadolari 13.68. Mu buryo rero amafaranga tugiye kuyakorera, wowe urajya ukora nyine, winjiremo ukoresheje link yanjye. Numara kwinjiramo ukoresheje link yanjye, ubwo ni nkaho ndaba nkurifarinze. Ubwo nyuma yuko nkurifarinze rero
nyuma y'uko nkurifarinze hari revenue baguha. Izo revenue rero uranyandikira kuri WhatsApp nkwereke uburyo uzibona kuri mobile money yawe, ndayakohereza ari amafaranga 1000 kuri mobile money yawe. Ubwo turahuriza kuri WhatsApp kuko link ya group ya WhatsApp nayishyize muri description, ndetse na nimero zanjye za WhatsApp ziri muri description. Ubwo ntugire ikibazo cyo kunyandikira rwose. Ino application ngiye kuyikoraho video nyinshi ziraza kubisobanura neza, kugira ngo urebye nko kuri refero yanjye aba bose abangaba bamaze gukora ibi ngibi amafaranga yabo nayabahaye. Nawe winjiyemo ukaba utarakora verification, dore mpita mbibona ko wabaye verified cyangwa se utari verified. Nk'uyu murabona ari verified, numara gukora verification nkabibona hano ukanyuza screenshot, amafaranga yawe ndayakugezaho rwose. Amafaranga 1000 natanye mbabwira ko ari 500 ariko ntago ari 500, ni amafaranga 1000. Ayo mafaranga 1000 rero si makeya rwose, wayakorera nawe ntagucike rwose. Ubwo rero duhurire kuri urafungura link ubikora ibyo byose. Hari na video nayikozeho nayo ndayishyira muri description kugira ngo ibashe kugusobanurira wenda neza ibyerekeye na application. Ubwo ngubwo uraza kunyandikira kuri WhatsApp. Murakoze cyane, ukore subscribe wowe utarakora subscribe kugira ngo tubashe kujya dufatanya muri byinshi byo gukora amafaranga online. Application zigiye zitandukanye, dore ko nafunguye na TikTok. Iyo TikTok account yo nzajya nyuzaho uburyo bakora task muri zina application mbereka, kuko ari nkwereka application ukaba utazi kuyikoraho task. Nkiriya mperuka kubereka ejo bundi nabonye abantu benshi batazi gukoraho task kandi byoroshye. Ubwo nzajya mbiberekera kuri account ya TikTok. Murakoze cyane.